Umva Gakanda, tekereza uri kugenda mu ishyamba rinini rya Amazone, impande zose wumva amajwi y'inyoni, urusaku rw'udukoko n'amababi anyeganyezwa n'umuyaga. Uhumeka gahoro, ukomeza gutera intambwe, ariko ntuzi ko hari amaso ari kugukurikirana. Mu buryo butunguranye hari ikiremwa gikomeye cyihishe mu byatsi, ntikivuga ntigikora urusaku, ariko buri ntambwe ugenda kirayikurikira. Mu kanya gato gisimbuka ku muhigo wacu n'umuvuduko utangaje cyane. Iyo nyamaswa ni Jaguar. Jaguar ni inyamaswa imwe ikomeye kandi ifite amabanga menshi kurusha izindi zo mu ishyamba rya Amazone. Ifite imbaraga zidasanzwe, ishobora koga mu ruzi nk'ifi, ikurira ibiti nk'inguge, kandi ikaruma umuhigo wayo n'imbaraga zituma n'amagufwa ameneka. Buriya mu by'ukuri Jaguar nayo ni umwami, nubwo bitavugwa rumwe n'izindi nyamaswa, ariko Jaguar nayo ni umwami. Ariko se ni iki gituma Jaguar iba umwami utavugwaho rumwe muri Amazone? Ihiga gute? Ibaho gute? Ese kuki n'izindi nyamaswa ziyitinya? Ese kandi ni ayahe mabanga abantu benshi batazi kuri yo? Muri iki kiganiro tugiye kwinjira mu buzima bwa Jaguar, kuva ivuka kugeza iba umuhigi ukomeye cyane. Tumenya uburyo ibaho, ibyo irya, aho iba, n'impamvu ifite umwanya wihariye mu ishyamba rya Amazone. Wowe niba ukunda kumenya amabanga y'inyamaswa n'ibitangaza by'isi, kanda subscribe, kanda like, maze dutangire urugendo rutangaje rwo guhura n'umwami wihishe wa Amazone. Ubundi nk'uko bizwi, Amazone ni ishyamba rinini ku isi kurusha ayandi. Ni ishyamba ribamo amoko arenga ibihumbi y'inyamaswa, ibimera, ndetse hari n'andi moko mashya akomeza kuvumburwa buri mwaka. Ishyamba rya Amazone ubundi riherereye muri Amerika y'Epfo, gusa nyine rigera mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye. Nk'uko twabivuze, n'iryo shyamba rinini ku isi. Tugiye kuvuga ku nyamaswa ikomeye y'inkazi cyane bita Jaguar iba muri iri shyamba. Ubundi mu by'ukuri Jaguar ni inyamaswa yo mu muryango w'injangwe nini. Niyo njangwe nini kurusha izindi zose ziboneka mu mugabane wa Amerika, kandi ni inyamaswa ya gatatu mu bunini ku isi, ikurikirwa n'intare n'ingwe yo muri Aziya. Iyo nyamaswa iba cyane mu ishyamba ry'inzitane muri Amerika y'Epfo, cyane cyane mu ishyamba rya Amazone. Aho iba kenshi na kenshi haba huzuyemo ibiti birebire, imigezi y'inzuzi, ndetse n'inyamaswa nyinshi zihinduka ibiryo byayo. Iyo uyirebye bwa mbere ushobora kuyitiranya n'ingwe, ariko ifite umubiri mugari kandi ukomeye kurushaho. Uruhu rwayo rufite ibiziga by'umukara bimeze nk'impeta, kandi nta Jaguar ebyiri zigira ibiziga bimeze kimwe. Ibyo bituma buri imwe iba ifite ikirango cyayo, nk'uko abantu bagira ibikumwe bitandukanye. Jaguar ifite amaguru akomeye, igituza kigari, n'umusaya ufite imbaraga zidasanzwe. Nubwo idashobora kwiruka urugendo rurerure nk'izindi nyamaswa, gusa ishobora gusimbuka mu buryo butunguranye ikagera ku muhigo wayo mu kanya gato cyane. Ikindi gitangaje ni uko ikunda kuba yonyine. Yo ntabwo igenda mu matsinda nk'intare, yihitiramo agace kayo ikakarinda, kandi iyo hari indi Jaguar yinjiyemo, akenshi havuka intambara yo kukarwanira. Ku manywa ishobora kumara amasaha iruhukiye mu gicucu cyangwa se ku ishami ry'igiti, ariko iyo izuba rirenze cyangwa mu gitondo cya kare
nibwo itangira urugendo rwo guhiga. Icyo gihe inyamaswa nyinshi zo muri Amazone zitangira kugira amakenga kuko ziba zizi ko umuhigi ukomeye yabyutse. Ariko se ni iki gituma Jaguar ibasha gufata umuhigo wayo buri gihe? Ese ni ubuhe buryo ikoresha ku buryo izi nyamaswa zifite imbaraga zigendera kure? Buriya iyo izuba ritangiye kurenga, ishyamba rya Amazone ritangira guhinduka. Inyoni zimwe zigaceceka, izindi zigatangira kuririmba. Mu bihe inyamaswa nyinshi aribwo zitangira gushaka ibiryo. Ariko kuri Jaguar icyo nicyo gihe akazi gatangira. Jaguar ntabwo yiruka inyuma y'umuhigo wayo nk'uko ubona imbwa z'ishyamba cyangwa imparage zibikora, ahubwo yo ikoresha ikintu cy'ingenzi cyane, ikintu bita kwihangana. Ishobora kumara iminota myinshi, rimwe na rimwe ikamara n'isaha yose yihishe mu byatsi cyangwa inyuma y'igiti, itanyeganyeza n'akaguru kamwe. Akenshi bitegereje ko umuhigo wegera aho wayifasha kuwufata, bitayisabye gukoresha imbaraga nyinshi. Iyo ubonye ko igihe kigeze, ntabwo iburira umuhigo. Mu kanya gato yo isimbukana umuvuduko utangaje, ikawugeraho mbere yo kugira amahirwe yo guhunga. Ibintu bitangaje kurushaho ni uburyo yica umuhigo wayo. Buriya inyinshi mu njangwe nini zifata umuhigo mu ijosi zikawuniga, ariko Jaguar akenshi iri mu mutwe cyangwa se igihanga cy'umuhigo wayo. Yo ifite urwasaya rukomeye ku buryo rushobora kumena amagufwa cyangwa igihanga cy'inyamaswa nyinshi mu gihe gito cyane. Ibituma inyamaswa zikomeye nka capybara, impongo ndetse rimwe na rimwe na anaconda ziba zifite impungenge iyo ziri aho Jaguar iba. Buriya ikindi gitangaje ni uko Jaguar yo idatinya amazi, mu gihe izindi njangwe nyinshi zo zihunga inzuzi n'ibidendezi. Yo ishobora kwinjira mu mazi ikoga neza cyane, igahigamo amafi, ingona nto cyangwa indi mihigo iri hafi y'uruzi. Abahanga bavuga ko imbaraga zayo, ukwihangana n'uburyo yiga itunguranye ari bimwe mu bituma iba umwe mu bahigi batsinda cyane kurusha abandi mu ishyamba rya Amazone. Hano wakwibaza, ariko se nyuma yo gufata umuhigo Jaguar ihitamo kubanza kurya iki? Ukibaza, ese inyamaswa zose ihuye nazo cyangwa ifite ibyo ikunda kurusha ibindi? Reka nabyo tubirebe. Ubundi Jaguar ntabwo ari inyamaswa ihitamo umuhigo umwe gusa, ahubwo ni umuhigi ushobora gufata amoko menshi y'inyamaswa bitewe n'aho iri, bitewe n'icyo ibonye. Mu ishyamba rya Amazone ikunze guhitamo capybara, impongo zo mu ishyamba, ingurube z'ishyamba, inkende zimwe na zimwe ndetse n'inyoni nini iyo zibaye zititonze. Ariko ikintu gitangaza abantu benshi ni uko Jaguar idatinya guhiga inyamaswa ziba mu mazi. Iyo igeze ku nkombe z'uruzi ishobora gutegereza yihanganye kugeza igihe inyamaswa bita kayimani, ubwoko bw'ingona butoya buboneka muri Amazone, yegereye inkombe. Mu kanya gato Jaguar irayisimbukira ikoresha imbaraga zayo zitangaje n'umuvuduko mwinshi uri hejuru cyane, ikayikurura ikayivana mu mazi. Hari igihe yiga amafi manini cyangwa se ikinjira mu mazi ikurikiye umuhigo wayo. Mu njangwe nini zo ku isi ibi ni ibintu bidasanzwe cyane. Mu by'ukuri abahanga bavuga ko
hamaze kugaragara injangwe, hamaze kugaragara jagwa zirya amoko arenga 80 y'inyamaswa zitandukanye. Ibyo bifasha kubaho niyo haba hari igihe ubwoko bumwe bw'umuhigo bugabanutse. Nyamara jagwa ntabwo yica inyamaswa kugira ngo yerekane imbaraga, yo ihiga gusa iyo ishonje cyangwa se igomba kugaburira abana bayo. Ni imwe mu nyamaswa zifasha kubungabunga uburinganire bw'ibinyabuzima muri Amazone. Iyo itahaba, amoko amwe n'amwe y'inyamaswa yakwiyongera cyane, bikabangamira ibimera n'ibindi binyabuzima. Ariko se nubwo jagwa ari umuhigi ukomeye, ubuzima bwayo bwa buri munsi busanzwe buba bumeze gute? Ese ishobora kumara umunsi wose ihiga, cyangwa igira igihe cyo kuruhuka no kurinda agace kayo? Reka ibyo tuzabirebe mu gice kizakurikira iki ngiki. Murakoze kunyumva. Njye ndi M. Kora subscribe niba wakunze iyi video, tuzajya tubana muri video zigiye zitandukanye zindi. Thank you so much. Yeah.